Who's that? Sheri uwo yarindi. Reba urwikekwe mu maso y'umukobwa. Ni Axel. Ubwoba. Maniga. Sheri ngwino hano. Kobwa afite urwikekwe. You look exhausted. Hasi ko umuntu unaniwe. Long day. Sheri wari umunsi muremure ariko aravuga atavuga. What did Ax want? Axel subundi yashakaga iki? We're gonna go up to Pa's tomorrow. Ejo tuzajya kwa sogokuru wawe. Get ready for fire season. Kugira ngo tujye mu cyitwa fire season tugende tumare iminsi mike. It's his idea. Yenda cyari igitekerezo cya Axel n'umugore we nawe barashaka ko tujyana. Maybe get a pub feed like a day of it. Dupakira ibyo kurya twitunganye imyenda. No good? Tugiye kwa season yitwa fire season muri ikora nyine muri nka couple ebyiri mukajya ahantu bakajya kuruhukira ahantu kure y'umujyi. No, it's just Ntabwo bitishimye se oya. just thought maybe we could chill. None se Sheri wahareza tukigumira hano mu rugo Axel kujyana na couple. Hey, why don't we all go? Oya Sheri oya tugomba kugenda. Me, Ax, Claire. Ni njyewe nawe na Axel n'umugore we Claire. Umudamu afite urwikekwe. And they have Zara this weekend. None se umwana wabo Zara arabariye muri iyi weekend. Swap with her dad. Aho urumva arajya kwa sekuru. It'll be great. Biraza kuba ari byiza tureka tujyeyo. Yeah, I just Urumva njyewe feel like the place is such a mess. hano hantu haraho harasa nabi no kwa sogokuru wanjye ntabwo atunganyije. So yeah. Erega nibyo dushaka no kujya ahantu hajagaraye ntabwo turashaka tuve muri buno buzima tubamo bwa buri munsi bw'ahantu hasa neza twigiriye iyo mu cyaro aho sogokuru wawe yabaga bari tujya kuruhukira. Kanongere muhamagare mu bya dukonfirime. Bagatinze. Ndebere